Uyu munsi reka twicare masomero ubutumwa bwaturutse ku muntu wise utazwi. Ni ubutumwa ngo niba uri umugabo cyangwa umusore, ukaba uri umukobwa cyangwa se umugore, ngo byashoboka ko ibi bintu nta gitekerezo na kimwe waba ubifiteho. Ni ibiki? Ngo ubu bwoko bw'aba bagabo ngiye kukubwira nonaha ujye ubugendera kure kandi ubwirinde. Nawe mugabo, nawe iga amasomo ugendeye kuri ubu bwoko bw'abagabo ngiye kukubwira. Ujye wirinda imico no kwitwara nkabo cyangwa se nk'uku nguku, kuko ngo ni ibintu bituma abagabo benshi tugaragara nk'imbwa nubwo umugore cyangwa se umukobwa atabikubwira. Ikiganiro cyo n'agatabo, ikaze nuko dutangiye. Ubuzima tubamo buragoye, ibyo turabizi, kandi uko bugenda bucya burushaho gukomera no kuba amayobera akazi. Iyo ucuruza nabi ntumenya iyo watakariye. Niyo mpamvu twumva amasomo y'ingenzi twungukira mu kiganiro agatabo, amasomo adufasha mu buzima. Ngo mw'abagore mwe cyangwa se bakobwa, mwumve neza ubu bwoko bw'abagabo. Nizere ko abagabo namwe tukiri kumwe muracyahari, mwicare hamwe muri hafi se. Ahubwo ngo niwitegereza umugabo utagukwiriye uzajya ubona ubundi atagukunda uko ukwiriye. Wowe ubwawe uzajya wumva utanyuzwe. Ngo nyamara ikizakubabaza ni ukuntu nawe uzajya ubona adashaka kuba yakureka ngo wikomereze ubuzima. Muri make ntiyiteguye kugukunda uko bikwiye, nyamara no kukureka wapi. Niba uri umugabo ukaba witwara gutya, ugaragara nk'imbwa pe. Niyo haba nta muntu urabikubwira cyangwa se ngo abikwakura biguhamagare, sibyo? Bene abo bagabo uko uzabaha byinshi muri ubu buzima, ngo bo nta kintu biba bibabwiye, ntibashima. N'abakobwa cyangwa abagore ibi bintu byo barabidukora. Ni abagabo mwebwe. Ngo nyamara igihe wumva urambiwe ugiye kubavaho ngo ubareke wikomereze, bazagaragara nk'abiteguye kugukunda noneho no kukwitaho neza. Bene aba bantu ngo icyo gihe uzagerageza kubaha andi mahirwe wizera ko bahindutse, ariko se ngo byaheye ko azaba ari iby'igihe gito, iby'amezi angahe se? Ahubwo noneho uzongera wigira inama yo kugenda ubuho agaruke arira atakamba akubwira ko yiteguye kukubera umugabo cyangwa se umugore nanone w'icyitegererezo. Gusa ngo ikintu abantu benshi tutumva neza nuko ngo burya uko umugabo yigira nkaho ababajwe nuko wagiye wamusize, ndetse agahozaho ngo musubirane igihe wowe warakaye wabivuyemo. Ngo burya icyo si ikimenyetso cy'urukundo habe na ruke, habe na gato. Bagabo nimumare impungenge ahangaha. Ubu koko ntabwo mujya mwitwara gutya? Ngo abagabo akenshi bigira nkaho bari kugutakagiza, bigira abana beza, bigira beza mu gihe cy'ibyumweru bike. Si uko aba ari ukugerageza cyangwa se si uko aba ari kugerageza uwo mugabo kugukunda koko, ahubwo ni umugabo uzi ubwenge bw'ukuntu akugarura neza mu mukino byonyine atavunitse. Ahubwo abagabo bakoze aya mayeri cyangwa se abagabo bakora aya mayeri bakavumburwa, bagaragara kenshi nk'imbwa, ndetse akenshi ntibabimenya. Nicyo kibabaje, ntabwo babikubwira pe. Ureka tubyumve gutya, ngo iyo umwana umwatse igikinisho cye umwana ararira. Ibyo ni nako bimeze mu mibanire. Iyo watse umugabo urukundo cyangwa se undi mubano w'agaciro watumaga yiyumva neza, no ku bagore cyangwa se abakobwa nta kintu kizaba, nta kindi kizaba uretse kuburoga akarira. Ngo kurira kwe rero aka kantu ko mukabike no ku nkumi zanyu mu mutwe. Abakobwa aba ari umuzungu cyangwa se umunyarwandakazi, umurundikazi, nabo turabavuze. Kuba umugore cyangwa umugabo ari kwiriza ngo ntabwo biba bivuze ko, cyangwa se ntabwo biba bivuze ngo umuhe ibyo agushakaho, ibyo ashaka. Mureke arire. Aha nta bugome burimo, twumvikane neza. Dufite ubwoko bw'abagabo twatangiye tuvuga akantu ku kandi. Wowe kurikira, ngo jya ureka kumva ari amasezerano y'ubugoryi agumya guhereza. Tangira urebe ibikorwa bye, tangira urebe ibikorwa bye. Ngo ni ibihe? Ubundi bisobanura iki? Biguhereza iki? Ngo abagore cyangwa se abakobwa benshi ubundi ngo ntibazi ngo gukundwa n'umugabo wa nyawe bimera gute, ngo ubundi se biryoha gute. Ubundi mbwira, uremeranya nanjye aho tugeze? Bimbwire muri comment niba turi kumwe munsi y'iyi video. Ntabwo bikugora, byandike dukomeze. Wowe ngo uzi icyo bita ibyishimo? Ubundi ibyishimo birambye. Mbwira niba ubizi, mbwira niba uzi gukundwa cyangwa se gukunda ubuzima ubayemo uko bimera, biryoha gute. Icyo uzi gusa ngo nubwo buturuka ku gutinya kurekwa no gutererwa iyo ngiyo. Urekera kwirukanka ku gitekerezo cy'urukundo rwa nyarwo, ahubwo wige neza ngo urukundo rwa nyarwo rumera gute, ruryoha gute,
ngo urukundo si ukugusezeranya ko atazongera igihe wamufashe yazambije ibintu. Oya, urukundo si ukumufata rimwe ngo wongere ejo n'ejo uzongere umufate ari mu bintu bitagize icyo bikumariye cyangwa se bibamariye mwembi. Urukundo ngo ni uwo mugore cyangwa se umugabo witwararika kuva mu ntangiriro kuko azi neza igihombo yagira aramutse akubuze turi kujyana. Ngo burya umuntu udasanzwe niyo waba utabizi. Urukundo kandi si ukubwira uwo mugabo wawe unakuze ngo hinduka kugira mugumane. Urukundo ahubwo ni ukubona uwo mugabo wawe cyangwa se umugore yihindura we ubwe uko atabyihanganira kubaho atagufite. Twagiye muri iki kiganiro twagiye dukoresha amagambo nk'abagabo, abagore, ariko n'abasore n'abakobwa mu bibike mu mutwe ibi bintu. Ngo rero akiriza inama zanjye kandi uhitemo gukundwa byuzuye kandi bikwiye. Uko byagenda kose ntuzibagirwe agaciro kawe. Niko uyu muntu atubwira, ni umuntu wise umuntu utazwi wabahaye ubutumwa. Kora ahantu handitse ijambo subscribe rero ni munsi y'iyi video uzajya ubona ibiganiro nk'ibi ngibi ubutaha bikoroheye. Ngiye nkaba nitwa Mugisha. Twari mu kiganiro Agatabo, tuzasubire ejo bundi n'ejo vuba cyane.